Hello my people, hello. Nkuko twabyiyemeje, nkuko gahunda yacu muyizi ari ukubagezaho ibigezweho cyangwa se ibiri kuvugwa, ibiri gukorwa mu myubakire, mu mishinga ikomeye. Twagarutse uyu munsi twabazaniye umwe mu mushinga ikomeye witwa GiRiNZU, iherereye muri Gahanga sector. GiRiNZU project ni umushinga w'abashoramari, umushoramari w'umufaransa ndetse n'umushoramari w'umunyarwandakazi bishyize hamwe bashaka kubaka amazu atandukanye, amazu menshi ashobora gutuza abaturage cyangwa se abantu benshi ahantu ku buso butoya. Ni inzu cyangwa se ni umushinga ugizwe n'amazu arenga 67, akaba ari umudugudu wiswe Village Umutuzo. Akaba ari village cyangwa se umudugudu uherereye muri Gahanga, mu Murenge wa Gahanga, mu Karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali. Murabona igishushanyo mbonera kigizweho n'amazu menshi. Akaba ari inzu zubakishijwe amatafari nkuko mubibona inyuma, ariko mo imbere zikaba zisize amarangi cyangwa se zifitemo finissage nziza cyane nkuko turibuze kuyibona. Akaba ari inzu ziri kubakwa mu byiciro bigeze kuri bitatu, ariko ibyo byiciro bishingiye ku mafaranga izo nzu zizajya zigurwa, ko ni inzu zo kugura kugira ngo ubashe kuyituramo. Icyiciro cya mbere kigizwe n'inzu ifite ibyumba 2, igikoni, uburiro, salo yo kwicaramo cyangwa se kuganiriramo na douche. Ikaba ifite ndetse n'ubusitani butoya. Iyo nzu ikaba ifite agaciro ka $35,000,000. Ikindi cyiciro cya kabiri dusangamo inzu ifite ibyumba 3, ifite igikoni, ubwiherero, uburiro ndetse naho kwicara cyangwa se salo, ariko yo ikaba igeretse inshuro imwe, rimwe. Iyo nzu ifite agaciro ka $74,000,000. Icyiciro cya gatatu aricyo cyiciro twakwita ko ari icy'abaherwe cyangwa se cy'abisumbuye, cy'abakire. Ni inzu ifite ibyumba 4, douche 2 ndetse ikagira n'igikoni, buriro, salo ndetse ikagira na jaride nini yisanzuye. Iyo nzu rero nkuko turi kubona ni inzu, izo nzu zose ziba zifite, uyigura ugasangamo ibikoresho byose. Vuga ngo ibikoresho byose. Nkuko turi kubona aha ngaha ni muri salo, urabona ko iri packed ku masofa, ku meza, TV stand, muri bedroom cyangwa se aho kuryama naho usangamo ibitanda. Bedroom birimo igitanda, amashuka, matera, whatever, byose ibiba bikenewe, ndetse n'amagariderobe byose ubisangamo. Wowe uza witwaje imyenda yawe cyangwa se n'ibindi uzakenera mu nzu. Ariko ibijyanye na furnitures, ibitanda, intebe, gariderobe, cabinet zo mu gikoni, tables, byose ubisangamo biri full packed. Nkuko twabivuze, ni umushinga uri kubakwa mu Murenge wa Gahanga, mu Karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali. Ni umushinga uri kubakwa kuri hegitari zigeze kuri 2, ariko iyo akaba ari faze ya mbere, ndetse akaba ari na faze ya kabiri ishobora kuzubakwa kuri hegitari 2.5. Byose bikaberera ngo Murenge wa Gahanga ni ibibanza biri ahantu uba witegeye umujyi wa Kigali, hejuru ku gasongero rwose ubureba neza hakurya yawe. Aho turi kubona ni mu busitani. Urabona mu busitani haba harimo udutebe cyangwa se intebe, naho ushobora kuba wagenda ugafatira akayaga, ukahanywera icyayi, ukaganira n'umuntu nta kibazo. Ndetse turi kubona finissage y'imbere. Urabona ko pavoma zigezweho, ibikuta urabona ukuntu bisa neza, yaba ari inzugi, yaba ari iki, urabona ko hasa neza.
nubwo bamwe batangiye kugenda baza comment yuko atari inzu ziberanye n'agaciro bazihaye, ariko buri wese aba afite uburyo abyumva cyangwa se bitewe n'ibyo akunda cyangwa se n'ibyo ashaka. Aha ngaha turi kubona ni ahantu ho kuba waruhukira, urabona hariho ka balanswari ushobora kuba waruhukira ukarefreshinga, abana bagakiniraho bakidagadura mu mutwe. Turabashimira kuba mwakurikiye ikiganiro cyacu, tubasaba gukanda subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo ibiganiro byacu tubagezaho bijye bikomeza kubageraho ku gihe nk'uko twabyemeje. Amakuru yose ajyanye n'imyubakire, amakuru ajyanye n'ibikorwa remezo, n'ahandi uzajya uyasanga atari kuri Decent TNC. Ciao ciao.